usigaye uzinduka ese utangiye ku ishuri nzajya ejo ariko biragenda good Chérie, yes ngutegurira umuleto jambo cyangwa umwana ameze neza muri kapotage potage yes ariko papa kuki mwanyise bazirunge uzi ko abana ku ishuri bajya bambaza se bazirunge n'izina rimeze gute bigeze naho tica yamamagaye akambaza ngo Vamos a salir, Nico. Akoraba no. Nico. Yagoka. Nico. kandi uzanyicira urumva nakwihekura najya ngo ndebe kukigira ubukire gitwaro nitsanze kiri mu bebe Nico. Sheri wamenye ibyabaye ibiki nabirangije neza neza rwose izina ry'umwana wanjye bazirunge bamaje kurisiba mu gitabo cya leta cyose ubaye iki se kandi ubaye iki Niko ubaye iki Sheri ubaye iki se kandi mbwira wambwiye usigaye gukora pressure uretse gato Sheri uretse shambwira ubaye iki urwaye pressure se we Sheri ubaye ukivuga ngo izina barisibye mu gitabo cya leta umva ikintu kiramfashe neza hano umutima kubera iki se Sheri ibyo wacu ntabwo bizi ni birebire nyogokuru wanjye yari umugome uzi ko byageze n'ubwo ku musozi bamwita bazirunge zange z'ibisogo kubera ubugome bwe ibyo ni amagambo hano birashira birarangira none se ushaka ko nawe uzaba umurozi nka nyogokuru
sheri ntihanganisha ihangane tugende mu nzu sibyo mama ibintu ihangane tugende mu nzu reka kwigunga ihangane sheri niba tugende mu nzu mubwire sibyo mama tugende Wapoli ukaza mu nzu bazira nyina mu nzu sheri baba rasa kugenda amasi y'ibintu Betty, karibu shiri. Wow! Sava, amakuru. Yesashimye. Ndishimye kukubona shiri. Icyo bita tunguraje. Big surprise we. Nzakwishyura tu. Ndagutunga. Ni karibu shiri. Ndakwishimiye. Uraho. Ndashima. Urasa ne. Urasa neza biteye ubwoba. Cyabajyaga kunshinyagurira. Nimba ari ko Amerika bameze ndajyayo nanjye vuba tu. Umuntu ukimbaza izina hano mu Rwanda ho. Ni ibindi. Reka. Duhura bavuga tanti. Niko se Mary we. Mbese byaranye. Winyica. Bakoze imyaka amaze kugira. Imyaka amaze kugira. Ese ntiyayisimbuka. Ibaze. Nakuri kw'Imana. Uraho se? Ni Macedoni, ni Nido, Oya wimbwira. ni amayawurute, ni sererake n'ibiki. Ni ukwiha amahoro gusa rien d'autre. Nta kindi. Musenga ntari kabisa. Oya ni ukwiha amahoro na Yesu wacu. Ajya atimbamo. Ni ukuri yaba yadindyemo. Yesu yadindyemo ni ukuri. Turaho. Ndabibona disi. Ndahari ko nyine mfite stress kari kunkogoshora ukuntu. Nabibonye ntago bimeze neza. None niyo mpamvu ubonana n'ubu ntagize na. Wapi. Ndajya kuvuga nkumva birimo biragenda bimbwira ngo wowe witonje harakantu kikuriho. Ntago umeze neza. Shanga uteze amatwi. Urabona uriya musaza wanjye ndamworo. Yego tamuri uruherutse gupfusha umugore. Ndamuzi rwose. Ndumva kumwibuka neza. Afite ikibazo se? Mbe urebye we njyewe none nagize ikibazo kurenza we. Ngaho. Ariko inshuti yanjye ndabizi kuri bumfashe tukagikemura. Ntubizi se? Nta kibazo rwose. Nira. Ndashaka kumubera umugore. Ndashaka kumubera umugore. Betty, uri serious ibintu uvuze? Kubona umwungana nanjye gutya nabandi gukina nawe. Naira ibyo ndi kukubwira biri ku mutima wanjye. Umusaza wanjye ndashaka kumubera umugore. Nagutekereje mfite inshuti nyinshi uri kumva ariko wowe niwe numva nahisemo. Mfasha rero.
Ashaya urabizi ko ntajya nkumvira ubusa ariko nonaha ntabwo nagusubiza ntabanjije gusenga gusa rwose gusenga gusa nzi ko Damoro nta kibazo afitanye n'Imana. oya Imana ikunda bose ni ukuri pe Imana iramukunda burya Damoro rero ni umugabo mwiza yakundanaga n'umugore we niyo mpamvu ubona asa n'umuntu ufite trauma nkashaka kugira ngo nyine umube hafi ariko umurishe n'umwana mwiza uzanezerwa pe cyakora umpaye igisubizo kirantunguye ako kanya uri inshuti pe uri inshuti humura rwose ndishimye nashobora kubyumva masheri nzi ko utandoha nta kibazo rwose Imana yagukiwe n'ubu umutima wanjye ikintu cyari kiriho cyururutse oya humura rwose ubu iki gihe cyantendije kujya muri Amerika ariko none ubu si kuki utari warabimbwiye reka nkubwire njye ntabwo ngeze imbere agaciro urabona mu kiriyo nyine igihe twari duhari urabona ko twari turi hari turi na benshi yarakubonye aguteye akajisho burya se kuki arangije arambaza ngo ariko Betty umukobwa ngo mwari muri kumwe mufite ngo kiza ukuntu ngo kinini arakumbwira njye wumva simvugangaritse ko hari abakobwa benshi abakobwa banini beza b'inzobe ngo namenya ari ubu birancanga arangije ntabwo wibuka umukobwa mwari muri kumwana muri alimentation cyagiye yagiye dusaga ari muri alimentation ndabyibuka nese nuriya nturambabarire cyane reka ko nari mbonye yisumbukuje reka kwibyo ntabwo nzabijya mbabarira rwose mbona agiye ababaye ariko sinabyitana basaguriya nawe ntakagishaka kugira ngo ngerageze ntitahire hashize iminsi 3 tongera turakubitana ariko icyifuzo nakugejejeho ubigeze ntego komanda ari serious kandi ubona ababaye atumva ndashaka ko muzanura mukobwa rego mbona birakomeye kandi ba nta kivuga kuva yapfusha umugore we cyo ubona nyine yacitse intege yarahangayitse nuko onesha Imana ishimwe ko nawe wisunduhura gusenga gusa ibyo byo rwose ni ugusenga byo byonyine rwose kamanzi nsenge bazima ari bukore imirimo kandi ibintu bigacamo neza oya humura wowe ko ntagakuru mpabiti ubu ndi ku kinwara Amerika we aho fatiraho rero bya bindi byanyago byo kubenga ubu nene nabuze umuntu uvuga gutya gusa ndakuzi yaravuze ndabyumva no kwijwe mbura warero gaze ese byakeye Imana nibikora neza nyine oya turasenga uzova nakurije indege amen wemera we muri mukazi wanjye gusa rero ntabwo ninde usufite gahunda kuri neza kuri migration tugiye kujya kurebayo ubwo rero reka nyarukireyo naho usenge kategeze ikimana izakora kamugeze imbere okay. wow imagine Naila muri iriya nzu menye n'Imana itabyanga oh my god jewe na Damoro ariko se kamanzi nsenge harya ngo nushaka kuba umugore wa papa ukajya mu mwanya wa mama n'ikindi gihe
sheri kuganira n'ufite urukundo nawe Baziru, siko nsigaye nzi ibyo papa wakunda umva ngiye kuri alimentation ya hirya umbabarire ndebere bishimye sibyo umbabarire ndakwinginze kandi amasaha yo gutagiye kujya sibyo shushu ndaje ndabanguka Baziru, esconde. Fica mais claro. Baziru, esconde como ninguém pode seguir a conta. Umva, babarire n'ibishirire. Kakaza no kuri firigo. Agafungura. ukagira ngo firigo hari yabuze kiri naso surprise ni surprise nyine yo hari mashari n'abutsindiye hari ibyo ndimo ndakora nta kibazo nakuri yo ntabwo ari cyane gusa kubera stress mfite barabonaga bateye birumvikana ndimo kubana babona kandi mu kuntegurira ibyo kurya kandi n'ubundi nibyo nari cyane nuzi nabona umwanya wo kurya warya ahubwo mfite umuntu umva ngeze ahangaha ari he bimeze gutese gahunda kutambwira ariko watuje ko hari najya none se ngo urumva ngo ntego kumana yanjye mbese yashyushye yahiye mu cyotori igisubizo ategereje atya ngo ndavuze nti rero nyamuneka reka ngende nimubwire ego kumana yashyushye n'urwo rwego naringeze ahangaha kandi mfite ibintu byinshi byo gukora urabizi ko ntibugende mu gitondo reka mbanze mpamukire mbanze mpamenyere mesaje y'uko bimeze ngayo nguko rero bete ntabwo nakubeshya ariko imana yarabinyangiye he uvuze imana yarabinyangiye nira none se ndamurapfiki n'imana ntiyiba ntaroga ntasambana n'igituma imana yanga kubana na ndamura
ariko buri Imana yerekana ikintu hari impamvu yacyo. navuga iki kindi ko nta kintu nakongeraho gusa se ndamubwira iki nuko wababara ako ntabwo nakora ikintu rwose Imana itanyemereye. okay nakundi nyine kandi yari namaze gukerera ariko buri Imana izishakira igitambo. Waiki. Nubishugira kubisengera ngo n'umujura. Sorry mbabare kukanga. Umuna nta kibazo n'abajura bawe. Okay, ijoro ryiza rero. Papa ndagushaka. Ushakira se. Papa ndagushaka ikintu cyihutirwa cyane. Ariko bazirongeye mwana wanjye. Urone mwitwara uri kugaragaza imbere atantine wawe. Ariko ubundi papa uriya mugore mumupanga iki? Ntumbwire mwana wanjye. Baziro. Ubu ko ntushobora kumbabarira nakunda na tantine wawe. Akajya mu cyimbo cya mama wawe. Nguki papa. Wibagije ibyo wasezeranyije mama atarapfa. Ko nta wundi mugore uzazana. ndakubajije ngo washaka undi mugore ngize ukuri Sheri,
ngewe nta wundi mugore nzashaka rwose pe uku ni ukuri rwose ntacyo reka tubyemere oya nibyo rwose ntabwo Ya, sisita bimeze bite? Wakwita gute se? Ko nakwikundiye warankunze cyane rwose. ikindi yes my daughter wageze hano ryari ko ntakubonye bite kutishimye waki none se papa nakwishima mbona wowe ubabaye kandi ari wowe wenyine nsigaranye ariko papa nzi ikintu cyakurakaje niko nari nanze yuko ubana na tantine ariko papa ndabemereye mu bana mwana we urakoze rwose ntumwumva se nuko nungusha rwose urashimishije pe sibyo aho ubundi tube tugiye munsi tube tuganira urakoze pe sibyo Sheri bara ikintu utaruzi shuri mubyara wawe ni naramukundaga ku buryo umutima wanjye wose n'ibyanjye byose rero nabyerekezagaho masikini ya Mungu Imana iramuhamagaye waca imyanya y'intoki yani yagendaga akomeye cyane humura sheri humura nzaguhoza amarira yose wari sibyo bara hari ikintu utaruzi mbere yo kujya kugenda ajya kwitaba Imana hari ikiganiro twari twaragiranye twemeranya ko hagati yanjye n'ahagize witaba Imana umwe muri tatu azashaka kuramunda ariko numva umutima wanjye umaze gukunda nkunda ibiki okay ndumva nta gahunda tugifitanye gumana n'abapfu bawe sibyo nese ubwo wamusigenda ni uko umutima wanjye umaze gukunda please ubure kureba ibyo uriya mukobwa wawe baziringi niwe uteje ikibazo abapfu barapfuye nyine byararangiye suragira ngo baziruge uri hari abarushye
ubaye iki mwana ubaye iki ese ko muri imvura yakunyagiye umuvuye he Ubuse papa sizanjye igihe z'abahungu. Inzegera z'abahungu Imbwa z'abahungu nyine. Ngimbwa z'abahungu mwana bari ubu ni wasaze Unoze papa urabona hari bag mfite. Ubwa mbere navuye ku ishuri imbwa y'umuhungu inangirira mu nzira ndayiyama. None uyu munsi yazanye ingenzi yayo kugira ngo bankubitire mu nzira. bazirungiye mwana wanjye uko usigaye urahinduye imico mibi ni ukubera iki Na papa umbaza byinshi rwose aho tugenda nzanire bag. wajya kunkorera utandeba uhereye umunsi uzajya unkorera inkono kandi nta wundi mugore nshaka muri uru rugo uranyumva wabona ari kuza gatugende kuryama sibyo rwose gatugende kuryama sibyo ukamuryama n'ikima
ubaye iki ubaye iki ubaye iki ubaye iki ubaye iki Wow. Amakuru. Shani meza. Ni meza cyane karibu. Uretse umwana w'umugabo wawe Damu? Yego niwe. Nukabona bari bana mukase asigaye basuzugura. Shaiji. Umwana wundi. Bajya kubimbwira nkagira ngo nuko nkundana na mushiti wawe Damuru. Ariko wowe nubwo ari umusaza ndamukunda. Koko ubu nibwo buzima wahisemo kubamo? Nukuntu ngukunda ndacyagukunda. Mfite gukunda. Uyobewe koko ndi umugore wubatse. Ndabyumva ariko mbabarira. Kumbe niyo mpamvu utakinyikoza umbeshye ngo nuko kuri we kumbe wirwana nihabaranga mwirwa muragizanye ibibazo ubuzi ko agera wowe hatara ufite ushaka kwita umugore utwite umva kubwira ngo ndegera we uri kunyumva ntumane wirirwa mu rugo rwanjye rukundo usohotsemo ugira ngo njye nta bwenge agira ikindi kandi ntabwo ariho nkuriye gira umwana wanjye atwite nawe ubundi wowe nawe nari gutembera kumbera akaga umwana wawe ahubwo ndagira ngo abyare vuba vuba namara kubyara muzanire umwana wanjye murandeba se murandeba iki Ni iki gitego? amahoro Ha